ufite abaririmbyi ukunda ngira byibuze nk'abaririmbyi nka 3 cyangwa 4 cyangwa 9 n'inusu umbwira ukunda ushyira aho ngaho ntabwo nzi kuririmba nzi kuririmba Elizabeth mbabarira uririmba kudakora sikindirimba mbabarira uririmbe twumva reka nkubwire abantu bafite amatsiko yo kumva uririmba reka ndaje mbaririmbe ijambo rya mbere ngiye kuvuga ntabwo Imana igiye ita ku majwi soprano base no Imana yumva ibyo uririmbe ko bivuye ku ndiba y'umutima ngaho bizana bivuye ku ndiba twumva zana bivuye ku ndiba Yesu mukunzi wanje nkunda n'umugabo utekereza neza ayiwe n'amajine kubera kutazi kuririmba kubyanze utangira wabonye ko nduwo kwisirwa azungabira umurimo wawe kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa umudamu mwiza cyane nivuga ngo cyane nyine nko ko ari cyane naho ndagira ko uramubona sinkabishe abantu bazavuga ngo bashizemo umunyu abandi musukari ariko ni mwiza namwe ko muramubona no kuri kose kandi niba hayibona ari mubi wandike muri commentaire ayireke ariko niba hayibona ari mwiza ushireho akantu k'agatima kerekana ko nawe wamukunze hanyuma rero reka tuze kumusaba yivuge hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro uyu munsi witegure guseka kuko naje ndaseka ibibazo nabateguriye hano nudaseka uzaba ufite ikibazo mu musatsi twagiye ngaho ivuge Zino bishobora okay burakoze cyane uratekeje birenze amazina nitwa Elizabeth umutoni wase umutoni wa nyina umutoni wase umutoni wase umutoni wase wewe ino witwa gucyo gusamanya iko nukuri kubera iki papa jyanitesha cyane najyanitesha kurusha abandi bana biwe kubera kaza gutetesha kuruta abandi bana biwe nuko mwana biwe bose ringenzobe Elizabeth yo n'inzobe yawe cyangwa ni yindi y'isiri oya n'inzobe yanjye pe cyangwa nige y'amavuta yo hingurana n'inzobe yanjye rahira umuntu witukuje tubibona ubirebera ku muntu witukuje ngiye kuntu njya mbireba njya mbona nyine hano baba ari ibikara kuntu bafite ibintuzo hano ibiheri byinshi nimbona ko bisize cyangwa ni ibiryo uzurya biza bituma ugira bene yawe wakuriye kugira ngo wowe mwanya ari wowe inzobe wenyine oya impamvu mama ijya mbwira ngo yari mama wawe ndi warenza oya tubyakira nyine ko ari izuba ryamubabuye wakuriye Elizabeth mu bwana bwawe ubwana bwanjye nakuriye nakuriye we nakuriye muri Kongo ntabwo ariko nkiri mutoya iwanyu hagana tavuze uvugaga ko yahavuye ari mukuru abakobwa bose niko muzamuvuga umuturambo uza numva bavuga umuturambo mu mibunda yibaze nuko rwose nibyo okay muturambo hafi muturambo hari imihano ushobora kwibuka yari yegeranye n'iyiwanyu shawapi nimba ari kumanjanja nyabona avuga neza kumanjanja uzi ko abakobwa bazabanga kuvuga iwabo ko ari ruguru kugira ngo batagira batava mu abaturage ngo bakiza vuba ariko yavuga inkuru yazigeze hagati kumva ni bakiza amakarite natwe turanye akavuga ngo yashakira umwana aguma kumubaza ibibazo wari umunsi umwe twagiye kwasa kandi kuva umwana to kwasa ni ukuri ni mu kumanjanja aho umwana n'umwe wakuribuka mu karingi ayo mugari ngahijya hano hijya kayore sibyegeranye mukaringi tegeranye no mibunda mukaringi yegeranye na Kasarani bigo mukaringi no mu minembwe naone Kono nonda ho wavuye muri ngana guteza be navuye muri Kongo mfite imyaka mikeya cyane birindwi gutyo ndi wahame ntago nahamenye ariko nyine ndahibuka urahibuka yabonye kiri umwana kandi tunakundaga kurya niki wakundaga kurya iwacu ruguru hari ikindi se si ibijumba n'amateke
baza bavanga amateke ngo azagira abantu igifu ibipfu iki urabizi oya ntabwo nayaryaga kandi wavuze ngo waza kuyarya oya nsanze atariyo nukuri nsanze ari imyumbati reka kutubesha amani wavuze ngo waza kurya ibijumba n'amateke kandi amateke baza bavuga ko azagira abantu ibipfu amateke ntabwo ndayakoze ntabwo ndayarya ni ukuri reka reka ni ukuri ubwenge mfite urabona koko nariye amateke aho ni iki kindi iki kindi nakundaga kurya mu mibunda ni ibihe biryo ushobora kwibuka nubwo wari ufite imyaka mike ibiryo byari byiganje cyane iwanyu n'imbuto wenda mwazaga murya ku rugero nk'ibituku amapera numva ibindi byagiye ndumva ibindi byagiye amapera amacunga ibinyomoro byabaga niyo mapera ibinyomoro byari mu Rwanda niyo mapera yo muri Congo ibyufka icufu urakizi cyane ndakizi kiza kimera gute niba bataye bagukopeza oya ntabwo bari kumupeza icyufa kiba kimeze nk'akabindi icyufa saba ari ikintu kimeze gutya ukagenda ucomoramo si ico se none se akabindi baza bacomoramo akabindi uri uzi inkongoro z'iwacu muhira zo kunyweramo amata ndazizi inkongoro zazigira amoko angahe ncamana we ntabwo mbizi sabiri se iyi nkongoro imeze gute iyi tunyweramo amata ni inkongoro bimeze gutya ese ko uko none gute kuko wagira nk'ikidari ikidari ko cyo kimeze gutyo wawubwira nuko nayo nzi ntabwo nyazi mu mujyi ahantu mwabaye ni hehe mu mujyi tukiva ruguru mwahitiye ahantu bita Nyamagabe ico gihe nyine ku Gikongoro ku Citabi yes niho twahitiye ku Citabi mbaga baranga wowe nko mu kiba uyoye twarashatswe turababyeyi turi mu ngo zacu ndavuga ababyeyi oya ababyeyi twarahavuye twubaka za Muhanga Gitaramo Gitaramo yes ndahazi cyane yeah okay Elizabeth ni umuntu ukunda kurya iki Elizabeth ni umuntu ukunda kawunga n'ikoko urusake gurubemba cyangwa gwirabura saba amoko amabara y'ikoko shunda urusake rufite amabara meze gutya bajya kwicaruka rukanga gupfa urusake bajya gushinja rukanga gupfa ni gukunda uruza rupfa vuba ntugukunda uretse kawunga n'urusake nta kindi kintu ukunda kurya nkunda isoko nkunda ibitoryi biri mu bunyobwa nanga ibishimbo n'iki kindi nanga ibishimbo nanga n'umuceri kuko hari igihe njya murya nkarara ndeba ndota napfuye kuba mwaye ndoza predator ko iyo ndi umuceri ndota meze mbese iyo nari umuceri nijoro sinyansinzira urumva urwego nanga umuceri none umugabo mubana nubwo tutarahagera abaye akunda umuceri we wanga wabikora gute mbaza ngo Imana zanjye nasanze nawe wanga kubi nasanze wanga kubi Imana nayo Imana sinyabizoza Imana sibayari kuko mubona muri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa umudamu mwiza cyane nivuga ngo cyane nyine wumve ko ari cyane nawe ndagira ngo kuramubona sinkabishe abantu bazavuga ngo bashizemo umunyu abandi musukari ariko ni mwiza namwe ko muramubona no kuri kose kandi niba hayibona ari mubi wandike muri commentaire ariko niba hayibona ari mwiza ushireho akantu k'agatima kerekana ko nawe wamukunze hanyuma rero reka tuze kumusaba yivuge hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro uyu munsi witegure guseka
kuko naje ndaseka ibibazo nabateguriye hano nudasekuza abafite ikibazo mu musatsi twagiriye iyo bagiye kunzudira baza bacamo agashyira hano icyo gihe mba nambaye neza nk'umubyeyi. Icya kabiri ngiye mba nambaye amakanzu atari kuri taye, amakanzu andekuye, ibikanzu binini bifite ibitambara mu mutwe meze nk'umukongore. Ko ukunda kwambara ukikwiza ntiwaba hari inenge zawe uzuhisha zitagaragara ushaka guhisha wate ugira ko igituza nka kinini cyangwa ukagira amaguru ariho n'abakecuru n'amasununu n'ingovu warahiye wadukira umwana ko abandi bakobwa baza bakundaga kugukugira kwambara bakagaragaza uko bateye. Urakoze cyane, nibaza kwambara nkagaragaza uko nteye cyangwa kwambara ubusa atari byanyongorera agaciro, ahubwo nibaza ko mu myumvire yanjye n'imitekerereze yanjye kwambara nkikwiza mba numva binyongereye agaciro, nubwo umuntu ataza ngo avuge ngo uw'agaciro, ariko njyewe nyir'ubwite mba numva ndi uw'agaciro, kandi iyo uri uw'agaciro ubera benshi agaciro. Donc ibyo wenda byo kuvuga ngo nahiye amaguru cyangwa ngira amasunu n'izo nyabakecuru uvuze ntabwo twabuze abantu kujajinga, ariko njyewe nambara bikurikiranye n'ibyo nkunda. Ikindi nk'ikibireza ry'abanzi nk'ikibireza ry'abanzi ko kwambara neza, nshobora kuba njya nambara neza ngiye ku iduka nta n'ahantu ngiye, ariko abantu bakagira ngo ahantu ngiye ari kugira ngo nice karitsiye gusa, abazimu n'amapepo bashi Nsabe bagenzi banjye turi kumwe nabo bazi ibindi bibazo nk'Ic9:30 hanyuma nkomeze naje. Okay, nta kibazo. Barahebuwe ngo batekereza bari mu yindi si gusa barataramye hano. Aho Elizabeth tukuze mu gisirimba aho usirimba ariko turabona uririmba, ushobora kuba utazuririmba ariko ufite abaririmbyi ukunda, ngira byibuze nk'abaririmbyi nka 3 cyangwa 4 cyangwa 9:30 umbwire ukunda ushyira aho ngaho. Ntabwo nzi kuririmba. Nzi kuririmba Elizabeth, mbabarira uririmba kudakora sik'indirimbo, mbabarira uririmbe twumve. Reka nkubwire abantu bafite amatsiko yo kumva uririmba. Reka ndaje mbaririmbe ijambo rya mbere ngiye kuvuga. Ntabwo Imana igiye ita ku majwi, soprano base no, Imana yumva ibyo uririmbe ko bivuye ku ndiba y'umutima. Ngaho bizana bivuye ku ndiba twumva, zana bivuye ku ndiba. Yesu umukunzi wanje nkunda, n'umugabo utekereza neza. Ayiwe n'amajine kubera ko utazi kuririmba ntangira wabonye ko ndi uwo kwizerwa, azungabira umurimo wawe, wadushize ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Narangije nuko kose iyo ndirimbo ni iyandi uririmbye ni iy'abandi wadushize ahakwiriye numve nyiranye ni iy'abandi si Diane wayiririmbye? Ni ya True Promises. Asante, iririmba indi. Uratumbaza umuntu. Iririmba nta muntu kubaza, niyo nakubajije gusa. Iyo niyo data. Si yose. Ni halalo. Ntabwo nakubajije bagiranye. Wowe uririmba gusa ufashwe. Numva ukuntu uzi kuririmba. Nukuri ko numva se byanze. Kandi nzi ko mbizi. Umuntu pezi indirimbo. Kandi wavuze ngo umuhanzi. Oya ntabwo ndo. Giti cyawe. Wanyeretse ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Kwa ruhavu. Nuko nyine ntabizi. Kandi wavuze ngo umuhanga ngo umuhanzi. Oya numvaga ndi ubishore ko nubishore bitari byanjye. Ndabihagaritse. Uba none ibimwe ku mutungo wawe. Kugeza iteka. Pagaritse kuririmba. Tubwire iministeri 3 ukunda n'abaririmbyi ku biti byabo babiri ukunda, hanyuma tuje ku bindi bibazo.
Okay, urakoze cyane. Minisiteri ya mbere nkunda ni minisiteri ya Alarme. Alarme niyo ya mbere. Niyo ya mbere. Iya kabiri. Iya kabiri ni Trop. Bakundira iki Alarme? Alarme ikintu bakundira bazi guhanga. Bagira indirimbo nziza cyane. Ushobora kuza umuntu uzuhangira Alarme? Ni Pastor Ben. Niko mbizi. Okay, iyo ni minisiteri. Minisiteri ya kabiri ni Trop. Trop Promises. Iyo ni ya kabiri. Ndayikunda cyane. Nayo n'abahanga cyane. Iya gatatu. Iya gatatu ni ihera. Iya gatatu ni igisubizo. Nabo ngabo. Bakubwiye ubu nyine ngo wirubure muri minisiteri nihe wakwiruburamo? Alarme. Alarme. Bashira inyuma. Kaje ku mustari wa mbere. Ku mustari wa mbere. Kunde w'imbere? Kaze batangira dance. Rahira. Ni ukuri? Kandi woyishobora. Dance se yonani. Dance yonani. Ngaba gukora dance no turebe. Ntabwo yanani. Izo ngo zimwe kazintu z'abakorero biwacu. Izindi se ni izi. Izindi se zise. Kazindi. Nizo ngizo. Aho ni sawa cyane. Hanyuma abandi bahanzi ku biti byabo ushobora kubukunda ni bande? Ku biti byabo. Nkunda. Imishugi yabo. Imishugi yabo. Nkunda abahanzi. Nkunda Aline Gahongayire. Nkunda Aline Gahongayire ni inshuti yanjye. Ndamukunda cyane. Ni umudamu wisobanukiwe. Utagendera ku marangamutima y'abantu. Ahubwo agendera ku byiyumviro byiwe. Uwo ni umuhanzi wa mbere nkunda. Umuhanzi wa kabiri ni couple ya Ben Chance. N'umuryango wishyize hamwe. Kandi abantu iyo bishyize hamwe bagera kure kubikomeye. Bari indirimbo zidufasha cyane kandi dukunda. Umuntu wa gatatu ni James na Daniel. Nabo ni famille yishyize hamwe. Baririmbira Imana bagira indirimbo nyinshi nziza cyane. Uwa gatatu uwa kane ni bamutipe yo gukora ubukwe n'indera. Harya ninde? Uyu nguyu yamwibuse. Ni uwo nguwo yaheruka gukora ubukwe ejo bundi. Ni uwo nguwo. Ubundi ni umusitari wacu Israel Mbonyi, umukozi w'Imana, umuhungu usizwe amavuta n'Imana, utarasizwe amavuta n'abana b'abantu. Ufite igikundiro, ufite ejo heza. Yes, numva nawe. Urakoze cyane. Hanyuma Elizabeth. Karame. Kwa ugaragara uri umwana mutoya. Cyewe, tumukecuru. Kwa ugaragara uri umwana mutoya cyane. Washatswe ungana gute cyangwa baramushimusa? Oya ntabwo navuga imyaka yanjye kuri kamera nashakiyeho ko bahita bavumbura iyo mfite none. Gusa washatse ukwije imyaka kugaragaza uri umwana muto. Nashatswe kwije imyaka kuko mubona muri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa umudamu mwiza cyane. Nivuga ngo cyane nyine ngo ari cyane nawe ndagira ngo kuramubona sinkabije. Abantu bazavuga ngo bashizemo umunyu abandi musukari ariko ni mwiza nango ko muramubona no kuri kose. Kandi niba wabona ari mubi wandike muri commentaire. Ariko niba wabona ari mwiza ushireho akantu k'agatima kerekana ko nawe wamukunze. Hanyuma rero reka tuze kumusaba yivuge hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Uyu munsi witegure guseka kuko naje ndaseka. Ibibazo nabateguriye hano nudaseka uzaba ufite ikibazo mu musatsi twagiye. Ngaho ivuge. Imana yamuhaye umugabo mu gihe cyari gikwiriye. Mugiye. Nuko nyine. Nuko mu gihe cyari gikwiriye. Elizabeth. Usengera hehe mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nsengera muri EPC. EPC ni kanisa ryayo? Ni kanisa rya hano Mihango. Ego. Niho nsengera. Aha hirya gutya hano nyine. Usenga hano hirya hafa? EPC. Ni irihe jambo muri Bibiliya riza rigufasha ryaguhinduriye byinshi?
ni benshi cyane abantu bari hano bari kuza Precisa nada twumva ni ibyo nyine mufatira icyo reba muri zaburi ariko noneho ndakubonye reba muri zaburi naho nyine ngo arandondora amenye ngo izi myinshi yanjye n'imihagurukiranye naho mugende mwasome nawe izi myinshi yanjye n'imihagurukire ni ukuri yagufashe yewe navuze ni menshi myinshi yanjye n'imihagurukire yahinduye iki ibintu byinshi imana izi imigendere yanjye mbese iyo ntarashingura ikirenge imana iba yamaze kumenya ahantu ugiye gukandagira hari byinshi tugenda turenga tuzana imitego myinshi bagenda badutega aho kubera imana izi imigendere yacu kera ikaba yakuyeho bwa bucafu tugakandagira twebwe hanyuma mbwira wavuze kusengera muri EPCA na abapasiteri bangahe ukunda okay na pasiteri benshi cyane ngira umugisha kumenyana n'abapasiteri n'abashumba ariko umupasiteri wa mbere nkunda bishop nkunda Masengo nkunda Masengo cyane ndi umukobwa wiwe nawe akambera dadi wambaje batatu wavuga benshi wa kabiri nkunda Christophe Apostle Christophe ndamukunda cyane ni umubyeyi mwiza ushyikiye impano wa gatatu ni umubyeyi wanshingiye umubyeyi witwa Mugema ndamukunda cyane yansabiye umugisha kumaranya turiho amagambo meza umubyeyi akwaturiraho umwana wa kane ni umwapotre witwa Nteziryayo ndamukunda cyane bakunda gusaba abantu bakomakomeye gusa wowe ndakunda abantu boroshe yo nabo ndabakunda n'ukuri gusa ndi kuvuga n'abantu mushobora kumenya nimvuga ngo Fideli kugira ngo mumenye birabagora ariko nawe ndamukunda Nteziryayo ubundi nkunda ni mvuge n'abandi bo hirya no hino nkunda undi mupasiteri nkunda pasiteri Senga Emmanuel ku aba mu Faransa undi nkunda Mignone nuko mwango ndivuga abantu bakomeye nkunda uri inshuti y'abantu bakomeye gusa undi nkunda Apotre Sostene undi nkunda Matayo ndamukunda ndamusengera cyane aho mujije jambo ndengejeho ndamukunda kandi gukunda umuntu ukagerekaho no kumusengera ngo Imana yivange mu byo ari gupanga ntazi ubu mukunda so ni benshi cyane navuga benshi gusa kaduhagarikiraho ubundi biragoye cyane kubona abantu bakunda umuntu kuko abantu benshi muri rusange bahaguruka kuvuga abandi bantu nabi ari pasiteri Bishop Masengo yigeze kubwiriza ndimo aravuga ngo yariko yigisha hejuru yo kuvuga abandi bantu neza aravuga ngo nubwo wavuga nubwo umuntu yaba ari mubi ariko umuntu ushobora kubura ikintu kimwe ciza gusa kino umunsi umwe gusa wamuvuga voilà ako kavura no kumvisha ariko ndakumvise cyane nuko bimeze Elizabeth uri umumama urubatse hari abandi bantu bari inyuma yawe bifuza kubaka urugo nk'urwawe nihe nama ushobora kubabwira bifuza kubaka ingo nziza urugo rwiza nk'urwawe inama nabagira abana b'abakobwa buri muntu wese akose nanjye vuga ngo buri muntu wese afite urugo rwiza ariko nibuka ko hari n'abantu bari kurira cyane icyo navuga mu gihe utararwubaka uzabwira Imana amagambo abiri uzabwira Imana ngo Mana sinjye uriho sinjye uriho urumva njyewe ndi umwana wawe sinashobora kubaka urugo kuko urugo ubaka urugo ni nka diplome itazarangira ko turiga tukabona za diplome ariko urugo uhora no gutungura amabana n'ijoro hajya haza ibintu byiza rero ufite umutwe woroshye warutumbuka mukagenda ariko mu gihe utarashaka uzabwira Imana ngo Mana uzanyubakira urugo ko nge ngize ngo mwake nshyire mu bufindo bwanjye n'ubwenge bwanjye rwarara rushize ariko wowe mishize mu biganza byawe ikintu usengera umugabo wawe ko ibyo dusaba
imana n'ibyo ijya iduha ubwire ishusho ushaka donc ishusho ushaka umugabo wawe azaza arimo n'imana izagu imana izanakurengerezaho igereke ku byo wayisabye ya Elizabeth karame nakubera ko ukunda guseka impamvu nkunda guseka icya mbere ni ukugira ngo ntazasaza mu maso vuba icya kabiri ntago ibyifuzo byanjye byose biba byuzuye uri kumva aho warigiye iyo uri kumwe n'abantu ugomba guseka kugira ngo ubone ibintu byose ko ari salama 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 kwa Yesu ni salama so ugomba guseka mu bintu byiza ukishima kuko udafite noneho nimba mu mutwanya mfite kubaka inzu y'amagorofa ari inzu etage y'amagorofa 3 mu gihe mbyifuza bitarakunda nta mpamvu yo gupanika nkomeze mvuge gusa ngo ni salama kandi wambara gake ndakaye usinkunda kurakara ni ryari uzurakara basi ndagufasha ni ryari njya ndakara ako kubita ko atari cyane ra njye ndakara nk'iyo umuntu yambeshyeye niba yakubesheye gute iyo umuntu yambeshyeye ku rugero wenda akavuga ngo Isabelle akoze iki natagikoze birambabaza ako simbiha umwanya ko nzi ko atari ukuri bimbabaza muri ya minota ako simbiha umwanya so nkomeza kwisekera yango nkomeza kwishima ni ikindi kiza kikurakaza mu rugo uzubona mu rugo karakara nigiye mbwiye umwana ngo icara agakomeza kwiruka nigiye mbwiye umwana ngo icara akomeza agaca hano njya icara urye ngo abana bishyuye sigaho ngo akanga kandi nifuza ko arya nyine ndarakara birambabaza nifuza ko arya agahaga ariko ntari kubona impuhwe mufitiye ko nyine ni umwana ako bikambabaza Elizabeth karame iyo uri kumwe n'umuntu ukomeye kurugero nk'umupasiteri ukomeye muri bariya wavuze mukaba muri kumwe uza wiyumva gute bamizi ushobora kuba uzuhura nazo kera ni nk'umugabanya kuvuga wakubwiwe ntabwo uzajya ushobora gukomeza suwe nguramuntu mwamenyana mugaca mukamenyana aho ati suwe we kumubona uzubaka akimwe n'umuntu ukomeye ukubaka kwa nejo wa wundi wavuze rya jambo rusenye ukavuga amagambo abazi ukavuga izo nizo mbogamizi ari umuntu ajya avuga undi ataramusubiza agahita amuvugiramo hari ibyo ngibyo hari ikindi gitekerezo ushobora kuba ufite cyangwa dushobora kuba tutakubajije wari wifuza ko twakubaza wasanga izo bano bantu badukurikiye kuko ndabona ari benshi benshi murakoze cyane n'ukuri mu by'ukuri murakoze cyane Imana yakomeje ikindi nabwira abantu uretse kubabwira ngo Yesu avuga abasubiza hari ukuntu abantu baza bavuga ngo uza wirata Elizabeth n'umwirasi bari ukuntu wambaye bakavuga ngo wirase bakubona n'imisatsi none wisukishije bwaca bakabona bayikuyeho bakavuga ngo wirase ibyo ngibyo bintu turabivuga wiki n'ukuri iyo umuntu atarishana n'umuntu ngo baganire uriko nyumva iyo umuntu ataricarana n'umuntu ngo babe basangira na kofi ngo baganire ugomba kumutekerezaho kuko ushaka kuko ntubumuzi ariko umuntu mwagiranye ibihe byiza byo kuganira uvuga ngo koko konge hari abantu benshi nzi bari bafite amazina bakomeye iyo utaraganira n'umuntu uramuntu ngo ariyemera uramuntu ngo aba hano aba hejuru ariko iyo umuntu ugize amahirwe yo kuganira mukavugana amagambo 3 ane ati ngo ngo naribeshye bisi ari umuntu Elizabeth hari abantu mu buzima bwawe ushobora uzubona gutyo ukumva ntumuhuje idamu yawe niwe bidahuye damu amaraso bisko my wife njyewe ku giti cyanjye ukimubona gutyo ukavuga ngo uyu muntu amaraso yaje nayo ndahuye sindaritekereza usko njyewe niba uruvuga ngo hari abantu bashobora
bo yambona ko ndirata ariko njyewe mba numva umuntu wese twaciringa twaba inshuti ko nyine inshuti zitakabijega zo kuganira bite aho kwa muhombe umuntu ngo yaye ngo amaraso yanjye nayiwe ngo ntibihuye nukuri ntago birambaho tugana ku musozo ni izihe mbogamizi uhura nazo mu buzima bwawe ni gute uzitwaramo aho dusubize murakoze cyane imbogamizi ko bari nyinshi abakubwira ngo ndabona ukiri umwana muto izo nshuti zose abantu mugenda muhura nabonye ugendera mu ndege imbogamizi ushobora kuba uzuhura nazo imbogamizi kuva kera ni nk'umuntu uyuha wahubiwe nta kuzagera suwe nguramuntu mwamenyana mugaca mukamenyana aho wowe kuntu nkubona uzubaka ukubaka kwa nejo wa wundi wavuze rya jambo rusenye kwibaza ati mana izo nizo mbogamizi Hajindi warumbajije hari ibyo ngibyo hari ikindi gitekerezo ushobora kuba ufite cyangwa dushobora kuba tutakubajije wari wifuza ko twakubaza wasangiza bano bantu badukurikiye kuko ndabona ari benshi benshi murakoze cyane mu by'ukuri murakoze cyane Imana yakumugisha akindi nabwira abantu wese kubabwira ngo Yesu ari kuza apana ibintu by'amagambo Yesu ari kuza abavandimwe tugira urukundo twubakire hamwe hashinje ikintangaza nto duvuga ngo iwacu ejo n'ejo n'ibigenda neza tuzataha aho wareba urwango dusigaranye muri iyi minsi umuntu akicara agatonda umuntu kuva kuno akageza ku musatsi ukibaza se niba azajyana bazahinga mu murimo umwe ukibyo ukabyibaza bikagucanga aricyo nabwira abantu Yesu ari kuza abantu bya bindi by'amagambo twakuze tubyumva Yesu ari kuza turacyamutegereje so rero mwicare mwiteguye ejo n'ejo undi yo guserukira so kandi reka mbabwira abavandimwe na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi ubundi buzima nibwo buzima bwiza kuruta buno buzima turimo bwo kwita bwo kugira gute ubuzima uzabaho urya imbuto se na kacyayi kazabaga hari kacyayi kazabaga hari simbaye nibuka so nukuri ariko kuba mu buzima bwo gushya iteka biragatsindwa Elizabeth senga magambo nk'abiri dusoze senga magambo nk'abiri dusoze ukuntu ntunguye umuntu batunguye aho ngo uyu munsi ngarasoma ijambo ry'Imana amutunga ati we haguruka ngo yamavuga ngo Bwana sifiwe ngo pastor atunguye ngo niko Yesu azaza ijambo ry'Imana ribane nawe so nawe urantunguye ariko ntabwo nareka gusenga nasengere abantu bari kubona ko butari bwije kandi bugomba kwira mu buzima bwabo reka nsengere abantu bari kubona ko butari buci kandi bugomba guca mu buzima bwabo reka nsengere abantu bari bubone bafite ibibazo byinshi bari kubatse naryari bizarangira ryari kandi nsengere umuntu uri kureba kino kiganiro Imana imugirire neza dusenge mu minota mikeya ye kwizera ikintu abantu ntibakizera abantu ariko niwizera urasarura uragira umugabane utahana Amen Yesu Mana turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye gukomera kwawe uri Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana isumba byose uri ibyiringiro byacu uri ibyirato byacu turagushimiye kuko ikiganiro dukoze mwami kigira abantu benshi kiri bufashe kigira abantu benshi kiri busetse mu gihe bababaye mwami ubagirire neza mwami sengera umuntu urwaye aya masaha umugirire neza umukize mwami sengera abantu bari bubone ko butari buke mwami ugirire neza ubuzima bwabo ubagirire neza sengera inshuti n'abavandimwe sengera abankunda ubagirire neza ubafashe urinde imiryango yabo sengera imfubyi n'abapfakazi ubagirire neza mwami sengera abana bari hirya no hino badafite ababyeyi ubagirire neza mwami databara ndasengera urukundo hagati y'abantu abantu bagende bagire urukundo abantu bagende mwami bumvikane abantu bagende mwami bakundane turabizi kuri Imana ikomeye turabizi kuri Imana isubiza ku gihe uri Imana isumba byose uri Imana ikomeye uri Imana ivuga uri Imana itegeka data hari umuntu aya masaha kuvuga ngo Mana bizarangira ryari
datawera igisubizo. Hari abantu benshi bari mu masezerano mwami barambiwe, ubahe kwizera mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza umuntu wese uri gukurikirana iki kiganiro kuko mubona muri kamera zacu turi kumwe n'umutumire